Paka tukwishyuze kwa muganga. Nawe. Ndamwibuka yagize hano gute kamiza umusozi se tukwice kwa muvuye ubugingo agiye kurongorwa uri ibintu ari mukore byari byiza rero twari tugiye gukora ubu. Yes, kanizere ko ukomeje kumererwa neza cyane wowe aho uherereye hose mu bice bigiye bitandukanye, abari mu majyepfo, mu majyaruguru, Asirazuba ndetse uburengera bwaryo, ndetse abari mu mujyi wa Kigali. Nizere ko mwabasha gukora subscribe, like, share na comment kuri 50 televiziyo imwe rukumbi bagezaho ibiganiro byiza bigiye bitandukanye, ndetse n'andi bacu tujya duhuriraho. Nizere ko mwabasha gukora subscribe nyamuneka. Imana ikomeze kubarinda, ariko kano kanya mfite ikibazo kitoroshye. Umuntu arahamagara ati mfite umushere wanjye yacanganyukiwe cyangwa se yasaze mu yindi mvugo. So yampamagaye ndavuga nti rero ntago murabizi ahantu hose umuntu ahamagaye njyana kamera. Kabona bandi tuba turi kumwe gatanu ku kandi twajyanye tugiye kumureba, turebe uko byifashe, turebe n'icyo twamufasha, nimba hari icyo twamufasha turakimufasha, nimba ari kumujyana kwa muganga turamujyanayo, turareba igikwiriye icyo tubasha gukora. Ngeri ngifite pasi songa cyatana gatuza kanza amabere, bishambure byabaze mu vuta yabudebe cyangwa se gahanga kananiye, abaguguri nyamuneka cyo nkingiye kora subscribe. Telefone ya yindi murayizi yanditse ku biganiro byacu bya buri munsi, ntabwo nyisubire muri uyu munsi kuko umuntu ahamagaye afite ikibazo mba ngomba gutabarira ku gihe nk'umuntu nyamuntu. Wowe hose ushaka kudutuma wadutuma kuri ya nimero irahari yanditse ku biganiro byacu ducisha ku biganiro byacu bya buri munsi, ibiri kuri screen murayibona umunsi ku munsi. So tugiye kureba, ndi kubare imbere yanjye, nshatse gutangira intro hano kugira ngo nze kubagiraho muzi ikinjyanye hariya aho ngiye, hanyuma tugiye gushakisha uburyo tumugeza aho agomba kugera. Twagiye ntabwo byoroshye. Karama uri tayari? Urabasha kwirukankana nanjye? Abantu iyo basaze ibintu bari hatari. Mukore subscribe nyamuneka kugira ngo tubashe kubana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Nizeye ko ufite lensi izuminga cyane ku buryo iyo umuntu asaze kuko arambwira ati shiri wanjye yasaze. Urumva? Kandi iyo umuntu asaze mwana bagukubita ibuye ntago ryagaruka, urabizi. Twagiye rwose kugira ngo tugende tumugereho turebe uko byifashe. Ndi kubona dore ngabo none se kumutwara nk'umusinzi ka nese kumutwara nk'umusinzi bite byangize gute? Umusore dusobanurire wowe, dusobanurire. Se we ntabwo bibona ko sheri wanjye yasaze? Yasabishijwe n'iki nyine? Ubwo ngenda bize mwana. Ikivuzo cya kwanza ni iki? Ngewe ntabwo njya mu bintu ntazi. Byangize gute? Yamaye kubita nawe nese byifashe bite? Nese nyine bimeze bite? Ngiyemo kuvuga uvuga ngo tuza. Ngewe urumva rero twari tugiye gukora ubu. Noneho tuvuye ahantu navuye gushaka imyenda se kukabuhati nyine tuvuye kunywa akantu. Nuko nyine tugeze mu rugo ngiye kureba ko ari muzima. None reba ibintu bihise bimba. Fata akaboko nkwereke. Reka nkwereke rero. N'ubundi ndi kubona ameze nk'umuntu wacanganyikiwe, yasaze nyine. Ukuntu bimeze rero turi kumujyana kwa muganga. Vuga tebuka. Kama tebuka. Yamaye nese akabasaza bafite imbaraga koko. Kama tebuka ntabwo byoroshye. Hano ugiye hafi arayimena hafi nese nubiki ana yaje use wampashe nk'ubu wewe waje nese kuma kamera arakwishisha mbako wibere mbako wigenje tumanuke tumujyane cano hepfo mai nka data kamera mbako wigenje sha atayimena se mana yaje Yesu we none se bite sababa ibintu biki koko ntabwo ducika sha nibyanka turagutendeka hejuru paka tukwishyije kwa muganga.
utagwa kamera niba cyanguterure witwara nabi se uziko tagwa mu mwobo sha tujyanye kuvuza pe none se tugenze gute ni ibibazo pe mana yanjye hangana ndumva n'ibintu biri kundi karama duce hepfo cyangwa duce ruguru duce imbere tugende tebuka arayipenda birani biki nese birabyo ntabwo bikureba byihurire nese munjyanye n'ubuti tujyanye hari tujyanye hirya we hari imbere nta kibazo sibyo wihangane sibyo yes muko muna turi kwa muganga tugeze muga bimeze bite muga umuntu wangereye ukuntu abaye muga oya humura ageze angana ki mana yanjye mana yani ngenda tonde ubwo ageze angana ki niko sha Yarame muga ujane kwa muganga yego yesi manaza kuvuza n'amafaranga agira muga nje n'ubinkorera nta kintu namuga katumufashe nagiye sheri ihangane tuza wageze kwa muganga tuza aratuza mu rugo ageze muga aratuza ubukwe bwanjye ntabwo bupfuye muga tuza turisesira tuza nagukuye mu karago k'abahinda nagukuye ikikira batwakazi tuza n'uwakugize gutya niko mufite amafaranga se amafaranga njye muvuye njye n'imyenda mfite yose nayo buretse ngana makibyigo umucyo bita umufuragiro mbavure sesiri baguye iki abamaye bibiri biri kunda hano hose kandi ibihumbi bibiri itonde mu rurakira reka nyashaka ndakubita umutwe hasi ndakubita umutwe hasi ndabavura mugaze ngaho ibihumbi bibiri yarambikanga gusesiriye nanjye hanagana yanjye n'abakurambere yari abakurambere ntagara yanjye nanjye ariko kumwageze hanga ho muramuraki ese sha mundi kumbana nawe umeze nk'umurwayi imisati imeze gutya mugaye umurwayi n'uyu nguyu bwayi n'ubuse kubera iki ngaho tuza none ndabavurira tuza ntabwo uri muzima nawe arwaye se nawe uyu ngaho nawe ntabwo ari seriye ariko yimona akundana n'undi bose babagira ibigoryi ariko tuza bivuze ngo uyu nawe bamugize ikigoryi muga ngende muzima yego ngaho cyarari mwumva kumureka baryamye gutyo umutwe no mbireke reka musegure ikote ryanjye uzi ko umukobwa wamugeze gutya aribo bana banjye banaryamanye ku gitanda kimwe imaze no kuri yego none se ubundi byagenze gute wowe ngewe umuntu rero twari turi gupanga ubukwe turi kuwupanga turi kuvuga ngo tugiye kujya mu murenge tubyereka ababyeyi n'abavandimwe bose mbona umuntu atangiye kwigaragura ambwira ngo muve iruhande muga rwose ndakwingeje namugiye gukora ubukwe twari tugiye gukora ubukwe mu cyumweru ntabwo uzantengwa n'abanyamahanga n'abavura nkaswe ndavuze ngo tuza musore cyarari muga ntabwo nonge ntabwo yongera cyane muhumure kandi arashinga boka mwageze iwanjye kwa muganga kwa muganga asubiye nguti ndabavura niko musore karame muga ubundi byagenze biti nje muganga rero ombesha sesirira nje basireka mubwiza ukuri twari tuvuye ahantu tuvuye kunywa kamwe ndamubwira ngo tunyure mu rugo ndebe ko ari muzima tugeze mu rugo ngiye kureba ko ari muzima abaratangiye aransarana ndirukanka munsi y'uburiri hose
anyubika mu ziko reba hano umusatsi umwe hano uruhande rumwe ntawe uriho ubwo guhera icyo gihe kugeza n'ubu ntarakira ntabwo arakira mubi mugaturebera aho byaturutse ibi bintu reka ntariko se ninjye ubaza se mukunda mwana yawe ahubwo sobanza kengana n'itabisha humura ni mutuzi ubwo mwageze angana ati mu arenga nyere n'ikibiri humura hano ni kwa muganga nyine ndavuye humura muga wewe humura tuzi ubwo ari hano nabase gusa niko sha karame muga ufite amakuru y'umukobwa imibereho n'abantu barabaye oya muga ibyo byo ntabwo nabimenye ndetse ndakubwira nababwira sese irazira gatambeshe nta kintu ndeba muga ngo bagikura se bakibonite ahubwo ndabona umukobwa wo bafite shiba mu hari benze gute bivuge twumve kugira ngo na muganga abone aho gufasha njyewe umukobwa rwose twari tuvuye gutembera kurya rege nuko tuvuyeyo nyine tugeze mu rugo biranga se ubu we ntabwo ubibona muba mushaka kubaza ikintu nk'aho mutakiri umuntu rero nawe twamukuzaniye ngo umufashe ufata akaboko gukomeza kumwita mwana hageze kwa muganga yewe nta kintu ndiho renzeho kindi ndabona tuza ndabona icyangombwa cyo nawe ntabwo uri seriye muganga we yabibonye nta muntu nkawe kugira imisatsi imeze ku cyoro ugiye gukora ubukwe ntabwo byava basi njye niba ariyo yamukiza nahita nyikuraho ariko se siriya wago tuza uyageza nta kibazo aratuza mureka aratuza nyine biracyamurimo reka mbanze ndebe se siriya we bimeze biri umusazi ari bukire se tumura tuza oya kwagurutse se arakira fata akaguru fata amaguru mwemeretse mbere reka mwemeretse kwaze kumageze kwa muganga natuze nagukuye kargo kabahinda nagukwishikira batwakazi tuza ndebe ariko niko wa musore we karame muga tambeshya abakobwa ntabwo abakuze ari abakobwa ba muri kure icara hariya arasobanure bisobanure kandi wamugiriye ntabwo bose se ko tubageze kwa muganga itonde tuza yabaretse aratuza mutangiye atagenda aratuza ari mu muri mufata ni inshuro ya gatatu niba uri kumusitera tuza sesi yabimbiye ko ugomba gutuza yabimbiye nawe ukakarago kabahinda nawe ukikitira batwakazi uyu mukobwa natuze uyu muhungu nawe niwe ukakoreshya ni kwa muhungu we uri gufata ikintu cya muganga kwa muganga uri kwa muhungu uremera ko wakunze abakobwa babiri kira basi ibyo byihore kira hano wari kuri mukobwa ari warakunze wagize uwo mugore gutya wongera ubwa kabiri muga akira njyewe runo kweto n'amasambu wenda nagurisha n'udusa n'umugabane babaye mu cyaro akira ibintu biri kurya hose abaye ntatse muga biri kurya we biri kurya tuza reka sesi irabimbwira neza tuza Cecilia kinkoni zamba uyu mwana ni umukene kinkoni zamba ni umukene Cecilia kinkoni zamba byashya bampaye ndekezeho muga itonde arakira mu rugo ageze hano reka mbereke ni kwa musore karame muga icara hariya humura ntabwo ngera humura aratuje icara hariya mubaze ikintu kimwe nabibonye ngaho ucira hano ongera ariko uyu mukobwa ni ishyano
uzi ko umukobwa wamukunze barabanaga n'abakobwa babiri Mayo. kandi yarabaje Shano wakoze. uriya mukobwa Sarafina waje kumubesha urukundo none wahisemo kujyana Muri make ni ishyari yamugiriyeyo reka rero mushike muzane hano humura wageze kwa muganga mvura n'abantu b'Ikairo Misiri nkavura abo muri Sudani nzana iryo shyira ry'umukobwa naryo ryitakumira ivuge ibyo byamuzana sinamubonye kugiga yaje Cecily kanva hageze Cecily araje gaturebe amugana gaturebe uretse itondi reka nkwereke iryo bari ry'umukobwa ryo gukorera amanyanga ese tumwegamiza umusozi ese tumusaze dukora iki mutwe yamaye kanta none se tuza ko mu kibaje kumuza nkwereke ari Cecily agafite ibibazo Cecily Cecily ufite inyota ngenda guhahuka batuzaniye amaturo humura ngaho reka mbere kwiryo cyane ry'umukobwa rero ndabona rira hafi riri hano hafi yarakwishe muzane wa mukobwa yarakwishe muzane ture nabo muzi nyine bwo ari wakoze amafuti ariko bana amahita byabo barabwishe bana stajabo kambaye ikabutura kagakara ahita kira mu izina ry'abakurambere batubanjirije ahita kira da araza se ubwo umukobwa ngura nka imfezi rutare rutanga itamu zacu yamaye asa none hanga hasi ko mbura mukobwa n'umundi yari igitangaza taye yigize cyane kigura shiduka aje yambaye ikabutura ahubwo ndakakora mu rugo igitabo uri gusoma nibagakora mu rugo nibagakora iki ariko tora mukobwa yarakura byifu umwana wanje wo uzakora uko buzatungana yego muhumure yagiye kwica ubukwe shaka yakwishe kuri umukene nkubabariye nguri mufashe ye nimbyara umwana wa mbere nzamukugororera muga nukuri kwimana ajya nkuburira nsasire sha ubwo azajya ntekera n'agatabi ese sha inkono yanjye yitwa ntisabirwa irihera bene banga leta ntisabirirwa ya ntebe ira nkono yanjye itabitwa ntisabirwa yego ese ndi kuvuga ko mbana sheri hangane cyakize iryo cyane mara kugera ahangarira urakira nk'umuntu ariko se niwe mvuye wa mbere ariko baramamaga nabo ari hanze y'igihugu nkabavura kandi bavurira kuri telefone umuntu urakira yarakunyaza ubuzima ukacengwa n'Imana humura ntibakize uri korerwa ariko ngaho cyara wageze kwa muganga humura naye kandi ndabafasha nanjye ndumufasha icare ku ntebe se nicare ku ntebe icare utavuri ku mugongo muze icare ku ntebe mureba nababwiye ko iryo shyano ryari riduye ubu ugiye guhita umuzana ariko se kamari se kira nako kashyano kataza undi yigakuraga ari umwana muto ni mu mubona mu rumirwa cyemvugiraho ngo ntabwo nyavuga ibintu by'inyuma araje kama bahaza ngwino amaye nkada dore nguyu yes kamaye nkada waiki hama hamwe nakubwiraga hama hamwe humura tuza niko mukobwa yesu mwana tuza ikivuga uri gatiki ndi umukobwa muganga ariko kasi ushaka kubuza ubugezi bwa mugenzi muganga yari yaranywa yagize gute umugome cyangwa uri umukobwa muganga nabara gutabara ngize ukuri nabara biri kurya muganga we ndakubwiza ukuri buretse kamande made Cecilia umtoni Cecilia tumukize ariko se reba umuntu wagize gutya ndawe gukayibuka gucyari tuganire biri kurya muganga we umuntu urakira yibuka biri kurya muganga bikurye nyine biri kurya urandeba ndakureba muganga uyu mukobwa uramwibuka we muganga wari ugeze gutya muganga ndamwibuka
ndabwibuka yagize hano gute kamiza umusozi se tukwice kwa ubugingo agiye kurongorwa uri ibintu ari mukore byari byiza muganga we babarira ahita witenda kuvura nawe utenda kuvura ubu cyo nshaka kukubwira ubugome niyo kwabo kwigishije wowe kwihe oya muganga we uramungu naramukundaga mugamba barira ntabwo ari kumureba dore nguyu yari kubeshya Jonzi mugendesha umutwe muganga ndamukunda mbabarira wibi nikazibe karuzi kwigiza kana kangana gutya yakubikurye ndakuvura biri kurya muganga biri wese namenye biri kurya muganga nta muganga urwana wageze ku bitaro uri koroheje wabonye ryashano ryakugize gutya mwabanye mu nzu mupfuye umugabo mwese ndakubwira hano ntabwo wahasana kuri rwanjye ibyo bisazi mugereka ku muryango byarabavuyemo cyo nshaka kukubwira ari ngiye kukuvura ariko ubugome nk'ubwo uzabwihane uzari mfuto ngiye gutekereza kuruga umwari nk'uwari ugiye gukora ubukwe umuganga ntabwo nzongera ko umugabo uzagukunda mugirana ikiganiro ntusongere kandi uvure rero biri kurya muganga witonde nyine shano ry'umukobwa ara muganga biri kurya ese ntabwo uzongera wamwiciye gutekereza ntuzongera nambabarire nawe ariko nawe afite amafuti sha yaranyeretse abakobwa babiri umuriro gukira umuriro uragabanuka siga nta muganga uganiriye kumvura kandi icyo gitwe cyawe kireye kuhonzemo inyundo dogita Kinyunguti arabavuye dore ngera kivuye yatangiye atonyeje ukuntu nawe muzagire mu gihugu bwiza nawe ntuzongere kuroga tagwa hano nawe ntuzongere kugira ubukwe bwiza ngari magu Cecilia batahe ngari mutahe mubaye bazima muganga urakoze imana igumugisha n'abashiri yakize mugende aho genda we muzakora ubukwe byo wakoze kigenda se nagazongera pamabariye mumbabarire ntabwo nzongera nawe gusashiri wa mugende namwe muzagira ubukwe bwiza muzagira ubukwe bwiza namwe muzagira ubukwe bwiza abana banjye genda Kinyungu turavura kapesha muga ngiye nshaka kuganiriza unganire ntacyo reka tugushimire igikorwa cyiza ukoze kano kanya uriya mwana w'umuhungu yampamagaye kuri telefone arambwira ati mbabare umfashe mfite umukunzi wanjye byagenze gutya na gutya rero ndamubwira kuko nari nkwizeye ndavuga nti reka nze nkurebe tuzanye nawe ntabwo byari byoroshye bya rugendo rurerure kuva aho twamuvanye tumugeza hano ntabwo byari byoroshye ariko urakoze cyane kuba ubashije kudufasha hari ibindi bibazo mfite bigiye bitandukanye ngenda bazwa n'abantu bari hanze y'igihugu ndetse n'abari mu gihugu imbere ugasanga umuntu arashaka ubutunzi ubundi ubutunzi kugira ngo buhabwe bigenda gute rero mpabona mba nambaye inkweto nk'ingi mba nambaye ikoti nk'iri urabona ko namvura ari hazima ushize watwakiriye hari hanze yego ariko noneho watwakiriye mu nzu iwawe none yes hano ni mu nzu mu rugo nkawe turamenyeranye uzanira abakiriya nigeze nguhe nomero za telefoni z'umuntu wo hanze Washington DC twabashije kuvugana waramufashije namfashije ariko ibintu namufashije ntabwo ari iby'inyatsi ubwo ikinyatsi turaza kugiraho twitondeye nanjye nari nkubajije wenda abantu bo hanze bavuga ngo wenda bashaka ubutunzi ndagira ngo ntandukanyirize ibintu bibiri ubutunzi n'inyatsi ibyo bintu bitandukanira hehe ubutunzi n'inyatsi biratandukanye urugero ndaruguhanura bigenda gute ukuntu bigenda buriya rero ikibazo cy'inyatsi nacyo kibaho inyatsi ushobora kwiterwa ntahantu uvuka mu muryango mubi burya n'imiryango igira navuga hariya nk'abadayimoni baterekera babandwa nawe bagomba abana babo bakabizira yego abana bakabizira niyo mpamvu ushobora gufata inzira ukagenda ukajya gupagasa ibindi ndumva twavuga gupagasa cyangwa se gushakisha ariko ukagira kubera ko ya miryango uvukamo na kwa guterekera kwabo ugasanga ntabwo benshi amahoro hari umuvumo arabagenda babuvuma ngo kanaka yagiye Burayi nta kintu anyoherereza tamwe urugero wenda cyo nshaka ko unsobanurira yes na
hari umuntu hanze aho muganga ati noheje umuganga amafaranga amuhereza ubutunzi ntiyabumva dusobanura icyo kintu bigenda gute ubundi ukuntu bigenda hari ukuntu ushobora kuba ufite gahunda yo kujya gupagasa wajya gupagasa ukabona amafaranga amafaranga ukabahereza wenda nk'umuntu umuvuzi runaka ariko tuvura indwara zitandukanye ariko noneho ukayohereza nk'umuntu runaka umuvuzi gakondo runaka nkatwe noneho bwa butunzi akavuga atari ko se ndimumuha ukanabumuha ariko kubera yanyatsi wabo mu miryango karande ubutunzi ntumugereho okay bivuze ngo hari igihe ari ukuntu umuntu ashobora kwihutira gushakisha ubutunzi akoheza nayo amafaranga yo gushaka ubutunzi ariko yibagengagije ko afite ikibazo cy'inyatsi nyatsi ni mbi cyane buri nyatsi turuka ku muvumo ituma nubwo butunzi butakugeraho ahubwo se ni kote ni imbere nzira ureba cyane rwose ntabwo bukugeraho vuga nagira ngo byibuza ariko ibyo byose twebwe witonze kinkemere ko ngomba kubivura rwose byose urabitanga daranampamagara bo hanze rwose ukabafasha ariko inama ya mbere bagira nuko kwivuza inyatsi mbere yuko bashaka kwivuza inyatsi kandi inyatsi nta n'ikindi kujya muri famille ukabanza ukabana nabo mukavugana nabo ukeneye pantaro ukayimuha ukeneye ishati ukayimuha rwose pe inyatsi irarangira ntabwo ushobora kuguha umuti ufite inyatsi yo mu rugo nta kintu byatanga yego okay muga mu magambo make yanagira ngo wenda dusoza ikiganiro ndagira ngo mbwire byibuza indwara uvura wenda gutaba ubushize warayivuza ariko nababonye kino kiganiro bwa mbere bamenye ngo bafite ibibazo bitandukanye wabafasha babwire nize ndwara uvura ariko ruyebe reka nkubwire ntakwiyemeyeho ngira ngo ntabwo turaganira ibintu byagite cyane ntabwo kumena gutembera muri haha iwanjye nkorera guhera ku badayimoni badayimoni naniranye ibyo badayi yaniranye nkari bari batejure ngira ngo bimwe babyiboneye iyo nyatsi twavuganaga twaganiragaho byose urabikora tugezeho muri eshanda ariko izingenzi mbese indwara zose za Kinyarwanda zose oya indimi za Kinyarwanda zose ariko uziko cyane nzira kuvura ibibembe n'ibinyoro kandi nkoresha ibyatsi gakondo nese imbaraga mukoresha muzikura he imbaraga dukoresha nakwasuye n'abakurambere yego okay nigeze kubona uvugira muri karakantu mbe bakita ngo Cecilia yakita Cecilia imbaraga gakoresha nge narungurutsemo kwako abasanye ndandarika cyane narungurutsemo ngeze mbonamo kandi wavugaga nkumva ijwi riraje gusubiza nta kintu nabonyemo zirambaraga zo n'ubuhebwo zirambaraga n'ubwoko sinakubwira ko urambere se ushatse ko dutaramana bazatugatarana tukaganira buriya rinafungura riraryo leta rero nanjye ryane ubushize ngiye kubona ukajombetse mu mazi karagotomera inyota irera bayimwita Cecilia Cecilia yari iki cyawe Cecilia niwe nkunda kugendana nawe yari mu cyiciro wawe yari masenge yavukana papa uvuga ngo uriya yari nyogosenge wawe yari masenge ariko nubundi hari igihe uwo nyogosenge nubundi aba yasanzwe yarakoraga umurimo nyine abantu bakera nanjye urabona ko ntari wa minsi mikeya ariko burya nyogosenge rutanyo kundi kubavugaga mu Kinyarwanda cyose yarutanyo kuko niyo nyoko apfuye no gusengera kurera akaguha nibere so nukuvuga ngo rero ajya gupfa yarambwiye ati umwana wanjye azagufasha mwana wanjye azagufasha urabona ko muwagira akamusiga bisa neza gasa neza urana musoni cyane kuko ni wungeje tahangaha mugabo urakoze cyane katugushimire wakoze cyane ku gikorwa gito udufashije cyane uriya muhungu yarahangayitse cyane kandi wakoze katubashimire mwadukurikiye twabanye ntabwo byari byoroshye yari intambara itoroshye cyane turaza kugerageza nimero yawe urongera kuzuyimpe n'abafite ibibazo bitandukanye ubafashe wowe uzi ubwenge n'abo hanze bazajya bakubaza yego katubashimire Imana ikomeze kubarinda ciao